Ndabaramukije mwese abakurikiye ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Pasteur KAMARADE Jean Bosco. Abangira ngo tusangire ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Izina ryawe ni ryubahwe, icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ibyanditswe byera bibeshaho. Ijambo ryawe ni ubuzima, kubaryemera bakaryizera. Turagusabye kugira ngo abakurikiye iri jambo bose ubahe gufunguka amatwi y'umwuka ndetse n'amaso y'umwuka arebe, kugira ngo tubashe kumva neza icyo umwuka atuganiriza muri aya magambo. Icyubahiro ni icyawe, urakoze, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo rero tuganire ku magambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana buri hafi. Hanyuma mbere yuko twagira n'ibindi wenda tuvuga kuri aya magambo, reka tubanze twifashishe amagambo dusoma hariya mu gitabo cya Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turebe ubuhanuzi burimo bwavugaga iby'ubwami bw'Imana. Reka turebe igice cya kabiri, umurongo, duhere ku murongo wa 31. Reka dusome. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo, umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'iby'ibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoke ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko izo nizo nzozi, kandi turasobanura impamvu yazo aha imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba cy'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba,
niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Tugere ku murongo wa 44. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoke rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Amena. Aya magambo dusomye wenda ntabwo turi buze kuyavugaho yose, ariko nshatse kuyasoma ari menshi kugira ngo duse naho twumva icyerekezo kiri yerekwa cyangwa se kizi nzozi zahishuriwe umwami wari ukomeye cyane w'igihangange witwaga Nebukadinezari. Ni umwami wategetse ubwami bw'abakarudaya, ampire yabo, kandi imbere ya Kristo nko mu myaka mbere y'imyaka 500 mbere y'ivuka rya Kristo. Icyo gihe bwari ubwami bukomeye cyane, kandi ubwo bwami ikindi kibuzwiho nuko ari nabwo bwanyaze ubwoko bw'Abisiraheli, ndetse bakaza bakanasenya n'umurwa mukuru wa Yerusalemu, bagasenya n'urusengero, hanyuma bakabajyanaho iminyago i Babuloni. Abandi barabica, kandi muri ubwo bunyage Abisiraheli bamazeyo imyaka 70, igihe kiragera baraza baragaruka. Uyu mugabo rero Nebukadinezari tubonye ko ngo igihe cyaje kugera aza kurota inzozi, ngo arota abona igishushanyo kinini kimeze nk'umuntu kandi giteye ubwoba. Hanyuma icyo gishushanyo amaze kukibona ntiyasobanukirwa icyo bisobanuye, yewe dore ko yari yanabyibagiwe nuko yanakibonye. Byamuteye ubwoba, ariko anibagirwa uko yakibonye kimeze. Ahamagara rero abantu bose b'abahanga b'abanyabwenge ngo nibaze bamusobanurire, bamubwire ibyo yarose, ndetse banamusobanurire n'icyo bivuze. Hanyuma rero mu baje guhamagarwa kuza gusobanura ibyo bintu byarabananiye bose, ariko haza kubonekamo Daniyeli umuheburayo, nawe wari umwe mu banyagano, yari umunyeshuri, yize mu bakarudaya, ariko icyo gihe nyine ntiyarakiga, ariko aza guhishurirwa. Yari umuntu usenga cyane hamwe na bagenzi be ba Meshake, ba Saduraka na Abedenego. Usomye mu gice cya mbere n'icya kabiri urabona inkuru zabo. Bari abana basenga Imana cyane, ari abantu b'abasore beza bubaha Imana. Imana rero iza ihishurira Daniyeli ibyo umwami yabonye, ari nabyo dusomye ahangaha. Iri yerekwa cyangwa se izi nzozi z'umwami, Daniyeli yamusobanuriye uko yabibonye. Aravuga ati, wowe wabonye nyagasani mwami, wabonye igishushanyo kimeze nk'umuntu kinini giteye ubwoba, cyari gifite umutwe w'izahabu, gifite amaboko n'igituza cyabyo byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa, amaguru yabyo yari ibyuma, ndetse amano n'ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ati, nuko urabyitegereza igihe ukirimo kwibaza icyo ibyo bintu bisobanuye, uri mureba uburyo igishushanyo giteye ubwoba. Uti, wagiye kubona ubona ibuye rivuye ahantu ku musozi ritarimbuwe n'umuntu, riraza ryitura kuri icyo gishushanyo, kirashwanyagurika, ngo ibuye ryikubise ku birenge, hanyuma igishushanyo kirashwanyagurika cyose,
nubwo ibuye ryari riguye ku birenge, ariko igishushanyo ngo cyituye hasi kirashwanyagurika gihinduka ivu. Umurama w'iryo vu ngo uratumuka ndetse ngo bimera nk'aho bahurira mu ki. Uko niko wabibonye. Akomeza ku murongo wa 36 amubwira ati, noneho rero uko wabibonye uko, ndagira ngo ngusobanurire n'icyo bivuze. Icyo gishushanyo cyose uko wakibonye ni ubwami bukomeye cyane buzategeka isi uhereye ku bwawe kugeza ku mperuka y'isi. Nicyo kiriya gishushanyo cyasobanuraga. Akimusobanurira ahereye ku mutwe wacyo, aravuga ati, umutwe wacyo wabonye w'izahabu ni ubwami bwawe wowe nyagasani. Uri umwami ukomeye, Imana yaguhaye icyubahiro, iguha gutwara ibintu byose, uba igihangange, iguha ubwiza, iguha ubushobozi. Hanyuma rero uwo mutwe ni ubwami bwawe. Ariko aramubwira ati, nawe ntabwo uzagumaho, uzasimburwa n'ubundi bwami bukomeye cyane, uretse ko buzaba budakomeye nk'ubwawe, ariko nabwo buzaba bukomeye, ahubwo yagereranije n'ifeza. Hanyuma nabwo ntabwo buzagumaho, buzakurikirwa n'ubundi bwami nabwo buzaba bukomeye, bwashushanyaga cya cyuma cy'umuringa. Ati, nyuma yabwo hari n'ubundi bwami buzaza bwa kane, nabwo buzaza bugereranwa n'ibyuma, bwo buzaba bukomeye cyane. Ndetse aravuga ati, bwo buzakora amabi menshi, buzica, burimbure, buzasiribanga. Ndetse aramubwira ati, uko ibyuma ari byo bacisha ibindi byuma nibyo bimenagura ibindi, ati uko niko ubwo bwami buzamera. Atari ko igihe kizagera ubwo bwami nabwo buzacikamo kabiri, habeho igice kimwe, habeho n'ikindi. Niyo mpamvu wabonye ku gice cyo hasi ari ibyuma bivanze n'ibumba. Atari ko nk'uko wabibonye icyo gishushanyo kimeze gutya, kandi nkaba ngusobanuriye icyo cyasobanuraga. Ati, iryo buye wabonye ryaje rikakituraho kigashwanyagurika ni ubwami buzasimbura ubwami bwose bwabayeho, ariko ubwo bwo ntabwo buzagira manda, ntibuzagira buzabusimbura, ahubwo ubwo bwami bwo buzaba ari ubwami bw'iteka ryose. Niko twabisomye ku murongo wa 44 ngo, nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoke, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Aya magambo uhereye ku murongo wa 44 niyo ndibuze kwibandaho, kuko niyo agize iki cyigisho ndimo mbaganiriza. Ubu bwami buvugwa hano cyangwa siribuye umwami yabonye, ndetse Daniel akabisobanura, ni ubwami bwa Kristo, ni ubwami bw'Imana. Reka tubanze dusobanura ubwami bw'Imana, tubuvugeho. Ubwami bw'Imana bufite inyito zinyuranye zigeze nko kuri 3. Ahantu hose tuzasoma muri Bibiliya, cyane cyane mu Isezerano Rishya, tuzasangamo ubwami bw'Imana, tuzasangamo ubwami bwa Kristo, tuzasangamo ubwami bw'ijuru, ariko byose bisobanura ikintu kimwe, ntabwo bitandukanye. Nta bwami bw'Imana ngo habeho n'ubwami bwa Kristo, habeho n'ubwami bw'ijuru. Ubwami buba buvugwa hano busobanura ikintu kimwe, ni ubwami bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni uko ubu bwami buzaba ari ubwami bw'iteka ryose. Iyo tuvuga ubwami rero, nanone kugira ngo birusheho kumvikana neza, ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana ni ukuvuga ngo ni leta y'Imana, cyangwa ni ubutegetsi bw'Imana. Nk'uko tubizi, ibihugu bigira ubutegetsi cyangwa se bukagira nyine leta. Iyo bashatse bavuga
bavuga ubutegetsi cyangwa bakavuga leta cyangwa bakavuga ubwami, biterwa n'ibihugu bikoresha iyo mvugo y'ubwami bitegekwa n'abami, ariko byose bisobanuye kimwe, bisobanuye ubutegetsi bw'igihugu runaka. Uko niko Imana nayo ifite ubwami. Ndashaka rero ko twinjira mu isezerano rishya tukagerageza kureba neza ubwo bwami bwa Kristo. Abisirayeli nk'ubwoko bw'Imana, ishyanga ryatoranijwe, ari naho ahangaha Daniyeli akomoka, bari babizi neza iby'ubuhanuzi, bari babitegereje ko Imana izaboherereza umwami uzaza agakuraho ingoma zose n'ubutegetsi bwose, akima ingoma, kandi ari we Kristo Mesiya wahanuwe, yavuzwe kuva kera. Bari babizi neza, ibyanditswe byera bari babifite. Aburahamu Imana yarabimubwiye, icyo ngicyo bari bakizi, abayuda bari bakizi. Dawidi Imana yarabimubwiye, ndetse iramubwira ngo uwo mwana wawe uzagukomokaho azima ingoma, kandi iyo ngoma izaba ari iteka ryose. Bamwe wenda hari igihe bibwira ngo ni Salomo, ariko ntabwo ari Salomo Imana yamubwiraga, kubera ko Salomo yimye ingoma, yego umwami w'igihangange, ariko igihe kiragera arapfa, asimburwa n'umuhungu we witwaga Rehobowamu. Rehobowamu nawe asimburwa n'undi, gutyo gutyo ubwami bwa Dawidi bugenda busimburana kugeza ku mwami wa nyuma witwa Ekoniya, cyangwa se Ezekiya na Ekoniya, nibo bami ba nyuma hanyuma bahita bajyanwa mu bunyage. Ubwo Isirayeli ntihongera kugira umwami, batangira gukolonizwa n'abanyamahanga. Hanyuma kandi urumva ko mu yandi magambo ntabwo ari ubwami, uwo mwami wavugwaga uzima ingoma ya Dawidi, nta n'umwe uri muri abo ngabo. Muri abo ngabo tuvuze guhera kuri Salomo kuzagenda kuri abo bami bose kugeza ku mwami wa nyuma Zedekiya, nta n'umwe urimo muri ubu buhanuzi. Kubera iki? Kubera yuko isezerano ryaravuga ngo uwo mwana wawe wowe Dawidi azima ingoma yawe, kandi iyo ngoma izaba ari iteka ryose. Uwavugwaga rero ni Kristo mwene Dawidi. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe rero mu gihe cyose bamaze mu bunyage imyaka 70, baranatahuka. Bamaze gutaha ntabwo bigeze bahabwa ubutegetsi, basimbuwe na ubutegetsi bw'Abakaludayo bwasimbuwe n'ubw'Abamedi n'Abaperesi. Ubw'Abamedi n'Abaperesi busimburwa n'ubw'Abagiriki, ubw'Abagiriki busimburwa n'ubw'Abaromani. Ni ukuvuga ngo mu gihe Yesu yavukaga, yavutse n'ubundi batarahabwa ubutegetsi bwabo, bari bakiri muri ubwo bukoloni, bategekwaga n'Abaromani. Hanyuma uburyo Abisirayeli bari bahagaze muri icyo gihe cya Yesu, cyangwa bari babayeho, ni ukuvuga ngo muri icyo gihe bari banyotewe cyane nuko Imana yaboherereza Kristo akaza kwima ingoma ya Dawidi. Bari babizi ko azaza, bazi ko azaza akima ingoma, n'iby'uko azaza akabanza agapfa, akicwa, akagirirwa nabi, ibyo ntabwo babitekerezaga. Kabane nubwo byari byanditse mu gitabo, mu ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ibyo babirebaga. Uwo gusa mu mitwe yabo batekerezaga ko Imana izaboherereza Kristo akaza akabakura mu bucakara bw'Abaromani, agahita yima ingoma. Igihe cyaje kugera, Yesu araza, Kristo aravuka. Ntabwo nirirwa nsubiramo ukuntu yavutse, ariko icyaje gutangaza Abayuda b'icyo gihe, uko bamutekerezaga siko bamubonye.
bagiye kubona babona aje ari umuntu uciye bugufi, aje ari umuntu udafite amafaranga, aje ari umuntu udashaka gutura muri Yerusalemu mu murwa mukuru, mu mazu y'ibitabashwa. Aragenda yiturira mu ntara ya Galileya mu majyaruguru ya Isirayeli, abaho mu buryo bworoheje, yewe ahitamo kubyarwa n'umuntu ubaza w'umubaji w'umukene uciriritse. Ibyo bintu rero byatumye bishyira mu rujijo abayuda, ntibamwemera. Ariko ndagira ngo turebe icyo Yesu yabivuzeho, kuko yakomeje nawe avuga cyane ku bwami. Reka tuseme amagambo dusanga hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ndasoma umurongo umwe uri buduhe ishusho y'ukuntu Yesu yatanze inyigisho ze zerekeranye n'ubwami. Reka duhere ku nteguza ye yitwa Yohana Umubatiza. Yohana mwene Zekariya na Elizabeti, muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, cyangwa reka duhere ku murongo wa 1. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni uyu murongo wa 2 niwo ngira ngo twongere dutindeho. Uwaje ari integuza ya Yesu wagombaga kumubanziriza nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabihanuye. Ubuhanuzi bwari bwarabihanuye buvuga kuri Yohana uzamubanziriza, bwari bwaramuhanuye buvuga ngo azaza ari ijwi ry'urangururira mu butayu. Wa magambo wasanga mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 40 n'umurongo wa 3. Umuhanuzi yari yarahanuye ko mbere y'uko Kristo aza atangira umurimo wo kwigisha, azabanzirizwa n'integuza. Yabivuze avuga ngo ni ijwi ry'urangururira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorora inzira ze. Igihe yazaga rero yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya, yigishaga ashingiye ku murongo umwe ukomeye cyane, cyangwa ku magambo 2. Yaravugaga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iri jambo buri hafi riratugaragariza ko buri hafi, ariko ntabwo burajya ku mugaragaro. Reka twongere turebe na Yesu rero. Nawe atangira yigisha mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 17. Haravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo Yohana yavuze mu gice cya 3 umurongo wa 2, n'aya Yesu yavuze mu gice cya 4 ku murongo wa 15 arasa. Yose aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hanyuma nanone twongere turebe undi murongo umwe mu gice cya 10 cya Matayo umurongo wa 7, igice cya 10 umurongo wa 7. Reka twumve uko Yesu amaze gutoranya abigishwa be 12, nawe arabatuma ababwira kandi icyo bazavuga nibajyana ubutumwa. Ku murongo wa 7 haravuga ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo 3 nsomye, cyangwa si 30 nsomye, iratugaragariza ko Yesu igihe yazaga atari bwo ubwami bwe bwagiye ku mugaragaro, ahubwo yaje aje gutegura, yaje aje kudutegura
niyo mpamvu avuga iby'ubwami bw'Imana, aramamaza iby'ubwami bw'Imana, ariko akerekana ko bugomba kubanzirizwa n'ikintu cyitwa kwihana. Abantu bagomba kubanza bakihana kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Bityo rero Kristo ibyo byatumye atungura abayuda, bumvise arimo avuga ngo nibihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bumva bitandukanye nuko bari bamutegereje. Bo bumvaga ko azaza agahita yima ingoma direkte, ariko siko yabigenje. Ahubwo yaraje yerekana ko ahubwo ikimuzanye ahubwo ari ugutegura ubwo bwami. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ibi rero dushobora kubivanamo ibyiciro bibiri by'inyigisho: ubwami bwa Kristo mu buryo bw'ibanga n'ubwami bwa Kristo ku mugaragaro. Ni izo ngingo ebyiri z'ingenzi turi buze kureba mu ijambo ry'Imana: ubwami bwa Kristo mu ibanga, ubwami bwa Kristo ku mugaragaro. Yesu aragaragaza ko nubwo ubwami bwe butari bwajya ku mugaragaro ngo abantu bose babubone, kuko kugira ngo bujye ku mugaragaro birasaba ko ingoma zose, ubutegetsi bwose, ubwami bwose bwo ku isi bugomba kubanza bukavaho. Ariko ntabwo yaje abukuraho, oya. Ndetse yewe ndibuka ko yajyaga atanga n'imisoro, akabwira abantu ati ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Bigaragara ngo ubwami bwo ku isi yarakomeje arabushyigikira, aranabukorera. Yagerageza kubahiriza amategeko ariho, akagerageza kubahiriza amabwiriza ariho. Niyo barakoraga imiganda yayijyagamo, niyo baratangaga imisoro yayijyagamo, ibintu byose. Ndetse akomeza gushishikariza n'abantu kubaha abatuyobora. Murabizi ko na Paulo yabivuzeho avuga ngo twubaha abatuyobora, ndetse na Petero yarabivuze. Mu yandi magambo, ntabwo Kristo icyo gihe aza yarazanywe no gukuraho ingoma zose n'ubutegetsi bwose, ahubwo yaje aje gutegura imitima. Imana ishimwe cyane. Yaje aje gutegura imitima, kandi birasobanutse cyane. Nta kindi gisabwa, nuko abantu bagomba kwihana bakava mu ngeso mbi, kuko ubwami bwe bugomba kuzabamo abaturage beza, bazima, bejejwe, batunganye, bihannye, bahindutse. Ariko nkuko nari ntangiye mbivuga ngo ni ubwami bwa Kristo mu ibanga. Birashaka kutubwira iki? Birashaka kutwereka ko ubwo bwami bwe buriho, ariko buri mu ibanga, buri mu mitima. Kubera ko misiyo ye cyangwa se inyigisho ze zakundaga kuvuga ku bwami bw'Imana cyane. Hari igihe kimwe abafarisayo bigeze kumubaza bati, ubwo bwami bw'Imana uhora uvuga buzaza ryari? Luka ibice 17 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Arabasubiza ngo ubwami bw'Imana ntabwo bazavuga ngo ngubu cyangwa ngubu uriya, ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Bivuga yuko ubwo bwami bwa Kristo bwaraje, ariko ntabwo burajya ku mugaragaro, ahubwo yaraje abwimika mu mitima yacu, buri muri twe. Iyo tuvuze ngo umuntu niyihane ahinduke, mu yandi magambo tuba dushaka kuvuga ngo yakire ubwami bw'Imana muri we. Kandi iyo umuntu yamaze kwakira ubwami bw'Imana, cyangwa se iyo wamaze kwakira ubwami ubwo ari bwo bwose, wemera kugendana n'amabwiriza yabwo, wemera kugendera ku mategeko yabwo, wemera kumvira icyo agutegeka, wemera kumva icyo amategeko y'ubwo bwami ategeka. Nta muntu wigira icyigenge, oya. Niyo mpamvu mu bwami
bw'ibanga cyangwa se mu bwami bw'Imana bukorera muri twe, umwuka wera mu byo ashinzwe guhagararira ubwami bw'Imana muri twe. Mu yandi magambo, ni Imana iza ikayobora muri twe, ikayoborera muri twe. Niyo mpamvu ngo nzatura muri bo, nzagendera muri bo, nzaba Imana yabo, bazaba abana banjye, bazambera abahungu n'abakobwa, nanjye nzababera se. Nzakorera muri bo, nzabayobora. Iyo tuyoborwa n'umwuka wera, tuba tuyoborwa n'ubwami bw'Imana muri twe, buri hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera ashinzwe gutegura abaturage bazaba mu bwami bw'Imana ku mugaragaro. Nicyo ashinzwe umwuka wera, niko kazi ke. Niyo mpamvu nidusoma ingeso za kamere dusoma mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16, haratubwira ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Iyo abantu bayoborwa na kamere ntago baba bemera kuyoborwa n'ubwami bw'Imana, ariko iyo abantu bemeye kuyoborwa n'umwuka wera baba bayoborwa n'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu muri ayo magambo nyine dusoma hariya mu Bagalatiya ibice 5, ntabwo nirwa nsoma yose, ahubwo ndivugira ku murongo uhera, ndagira ngo ndebe aho wanditse kugira ngo ntibeshya. Ibice 5 Abagalatiya, ku murongo wa 21 ariko B, haravuga ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Abakora ibisa bite? Ni ya mirimo ya kamere twumvise, nayo iragaragara hejuru hariya, ngo nugusambana, nugukora ibiteye isoni, n'iby'isoni nke, nugusenga ibishushanyo, nukuroga, nukwangana, nugutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, nukwitandukanya, nukwirema ibice, nukugomanwa, nugusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Hanyuma hepfo agakomeza ayo magambo nemaze kuvuga ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Umwuka wera mu isi ashinzwe kutuyobora uburyo tutagomba gutatira amategeko y'ubwami tujyamo. Imana ishimwe cyane. Ndetse ku murongo wa 16 niho twanahavuzeho, haravuga ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka. Umwuka agomba kutuyobora rero. Ibi ndimo mvuga nibyo byazanye Yesu mu isi. Aje gutegura ubwami bw'Imana, ariko ntabwo yaraje kwima ingoma ye ku mugaragaro. Ubwami bw'Imana bugomba kwima mu buryo bw'ibanga, umuntu wese akabugendana. Uko turi mu isi hano, ubwo turi mu isi dutandukanye, abantu bose bamaze kwemera Kristo, bakamwizera nk'umwami n'umukiza, bakemera igitambo cye cyo kumusaraba, bakemera kuyoborwa n'umwuka wera, abo bantu bafite ubwami bw'Imana muri bo. Biranoroshye rero igihe ubwami buzaba bugiye ku mugaragaro, nuguterura bajyana mu gihugu. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero tubyumve ahantu tumaze kumva, reka noneho tugenda tujye ku bwami bw'Imana ku mugaragaro. Kuko uko ubwami buzajya ku mugaragaro, byanga bikunda ntawe ari uko bizahora. Baje gutegura, kandi uko gutegura Yesu akora umurimo wari umuzanye, araza arababazwa, arapfa, aricwa kugira ngo haboneke igitambo cyo kudukiza ibyaha bikunde bishoboke. Kuko ntabwo twihana gusa ngo bikunde, ahubwo nuko twizera igitambo cyo kumusaraba, igitambo cy'amaraso ya Yesu. Hanyuma amaze gupfa, amaze kuzuka, abwira abigishwa bati ndagiye, ariko namwe muhaguruke mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa. Niyo misiyo rero iriho, nicyo gikorwa kirimo gikorwa.
kuva Yesu agiye mu ijuru yasize avuze ngo ubutumwa bwiza ni bwamamara ahantu hose ku isi yose. Nicyo ubutumwa bwiza buvuze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ukubwira abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ibirenze ibyo, ibinyuze hafi y'uwo murongo ni ibinyoma, ntabwo ari ukuri. Abantu bakwiye kubwirwa aya makuru y'ubwami bw'Imana, nk'uko twabibonye ko Yohana mubatiza ari byo yigishaga, ndetse na Yesu nibyo yigishaga, Pawulo mu nzandiko ze nibyo yigishaga. Aba bigisha bose bigishaga berekeza cyane ko abantu bagomba kwitegura ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ishimwe cyane. Reka rero tugende turebe noneho ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Amaherezo y'ibi ni ayahe? Matayo igice cya 24, igice cya 24 turasoma umurongo wa 14. Haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana narindimo mvuga, Yesu yavuze, Yohana umubatiza yavuze, abigishwa bavuze, babwira ngo bagenda babukwize ku isi yose, natwe tukaba turimo tubuvuga muri iki gihe cya none. Igihe kizagera bugira iherezo, ngo buzabwirwa amahanga yose kugira ngo bube ubuhamya, nibirangira ngo nibwo imperuka izahera kwize. Imperuka se mu kuza izatuzanira iki? Imperuka izaba ije gushyira Yesu, ubwami bwa Kristo, kubushyira ku mugaragaro. Reka turebe nanone hari ahantu, reka nifashishe n'andi magambo yo kunganira aya ngaya nsomye. Urwandiko rw'Abakorinto, Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 15, uhereye ku murongo wa 20. Ibice 15 uhereye ku murongo wa 20. Tugende tugeze ku murongo wa 28. Haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojejwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we. Kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. 24, amagambo aryoshye cyane. Bamaze kuzuka rero, nibwo imperuka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, biragaragara yuko iyamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira yamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Amen. Aya magambo araryoshye, Umwuka wera dufashe kugira ngo tuyasobanukirwe. Ubu abamwemeye bose bakizera izina rye, iyo bapfuye baba basinziriye. Kandi bapfana ibyiringiro byo kuzazuka. Niyo magambo dusomye hano rero. Aya magambo mwibuke ko turimo turareba none ngo ubwami bwa Kristo buzajya ku mugaragaro ryari. Nibwo tumaze kugera, niho tugeze ubu ngubu. Ni ryari buzatangira? Nukuvuga ngo buzajya ku mugaragaro
umunsi w'umuzuko w'abapfuye. Abapfiriye muri Kristo Yesu bazazuka, kandi ngo namara kubazura ngo nibwo imperuka izahera ku isohore. Ubwo harimo ibindi bintu ntari bwirirwe ninjiramo. Nibwo imperuka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Mwibuke amagambo twahereho, twumvise ko ngo ibuye ryaramanutse riraza rikubita igishushanyo, cyangwa se rikura ngo ryakuyeho ubwami bwose. Ntabwo nirwa mvuga ngo hategetse ubu, ngo hakurikiraho ubu. Birumvikana icyo aya magambo atubwira mu buryo rusange. Ubwami bwose bwabayeho bukomeye, bwaba ubwo mu gihe cya Nebukadinezari n'ubwamukurikiye n'ubw'uyu munsi n'ubuzakurikiraho. Ntabwo tuzi igihe ubwami bwo ku isi buzarangirira. Niba ushaka we bukomeye gutye, igihe kizagera ngo ingoma ya Kristo ikureho ingoma zose n'ubutware bwose n'ubwami bwose, hanyuma yima ingoma iteka ryose. Aya magambo dusomye hano kuri uwo murongo wa 24, murabona rwose neza ko asa na yayindi twasomye muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44 na 45. Uburyo ubwami bwose, ingoma zose, ubutegetsi bwose ubukomeye. Ubu mu yandi magambo icyo gihe nta butegetsi bukomeye buzaba buriho. Ubu tubona ibihugu bikomeye, ibihugu by'ibihangange bivuga ibyo bishatse, bikagira ibyo bishatse, ariko ntabwo icyo gihe bizabaho. Buri impamvu nuko nyiri ingoma ataraza. Nubwo bimeze bityo, ariko bwose bugenda bugira manda. Umuntu wese akagira manda ikarangira, umuntu wese akagira manda ikarangira. Yabashatse no gutindaho rimwe na rimwe bakamukorera kudeta, ariko ingoma ya mwene Dawidi iyo ni ingoma y'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero reka twongere turebe nanone andi magambo, ariko yego reka ariyo dusorezaho. Amagambo dusanga hariya mu Yesaya igice cya 9, turasoma umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikire guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amena. Imana ntibeshya. Ni ukuvuga ngo ahangaha uyu muhanuzi amuvuzeho kuva mu itangira, mu ivuka rye, kuzarinda kugeza iteka ryose. Atweretse ko nuvuga ngo hano aya magambo dusomye nubwo ari imirongo mike y'ibiri, ariko iyi mirongo yose ikubiyemo kuva avutse kuzarinda kugeza yima ingoma y'iteka ryose. Ariko icyo nanishatse kuvugamo hano, amagambo nshatse kugaragazamo, ni ubwami bw'ukuntu buzaba bumeze, ni ingoma ye. Haleluya, haleluya. Ubwami bwe buzaba butandukanye n'ubundi bwami bwose muzi, buzaba butandukanye n'ubundi bwami bwose tuzi twabonye. Kuko bwo ngo ubwa mbere buzaba ari ubutware, buzaba ari ubwami bw'igitangaza, ni ingoma itangaje. Ni umwami uzaba ufite imbaraga nyinshi, kubera ko ni umwami watsinze n'urupfu. Kugeza ubu nta wundi mwami ushobora utsinda urupfu baho, ariko we yarwanye n'urupfu ararutsinda. Dore ko hariho twasomye ngo
umwanzi azaheruka gukuraho ni urupfu. Dusoma mu Byahishuwe tuzabona ko ngo azafata urupfu nawe ngo amuribatire munsi y'ibirenge bye. Azaba akomeye rero. Uyu mwami kandi ngo ni umujyanama, ikindi ni Imana ikomeye. Ni Imana ikomeye. Uyu mwami aratangaje. Ni Imana ikomeye. Abatemera Kristo nk'Imana, iri jambo niba ryakire, nzi ko abantu bazumvira ijambo ry'Imana ari benshi, niba byumve neza. Byatangiye bivuga ngo ni umwana w'umuhungu watuvukiye, ariko hepfo haratweretse ngo azaba ari Imana ikomeye. Ni ubwami bw'Imana rero. Niyo mpamvu ubwami bwa Kristo n'ubwami bw'Imana ni imvugo imwe, nta gihinduka. Azaba ari Imana ikomeye, azaba atandukanye n'ibindi bigirwamana byose. Imana ishimwe ko tuzaba mu bwami bw'Imana, tuzaba mu gihugu gitegekwa n'Imana, nta kizadukoraho. Satani ntazahagera, urupfu ntiruzahagera, kubera ko ni ubutegetsi buzaba buyoborwa n'Imana, ubutegetsi bwa Kristo, Imana ikomeye. Ni Data wa twese uhoraho, Imana ishimwe, azaba ari umwami ariko ari na papa. Imana ishimwe. Umuntu aba mu gihugu nyine, umuyobozi, umwami cyangwa perezida, aba ari umubyeyi w'abaturage bose, ariko kandi ntabwo bigenda ngo bigere ku rwego yagufata nk'umwana we yabyaye. Ariko uyu we azadufata nk'abana be. Ni Data wa twese uhoraho. Imana ishimwe. Ni Data wa twese uhoraho, azaba adufashe nk'abana be bwite yibyariye. Nta cyaguhungabanya. Wakunda umuntu wiba akunze umwana, wakumva igihe cyose aramutekereza, aramuzirikana, nuko ubwo bwami bwe azaba adufashe. Hahirwa abazabubamo. Azitwa umwami, azaba ari umwami w'amahoro. Murabizi ko ikibazo kiriho kuri iyi si yacu, kandi si iby'ubu gusa, byanahozeho, nta n'igihe bizanatungana. Isi izarinda irangira bidatunganye. Kugira ngo uzabone igihugu cy'amahoro ntabwo byoroshye. Abifite bo bafata amafaranga yabo bakajya gushakisha aho bakibona, ariko rimwe na rimwe njya nkumva ngo barahabuze. Hari abazungu bamwe bakunze kuza mu Rwanda bakavuga ati nzibera ahangaha, iki ni igihugu cy'amahoro. Ariko ushobora kujya kureba ugasanga ariho mu mahoro, meze neza, araryama, arasinzira, nta bajura, ntaki. Ariko wajya kubona ukabona nijoro atewe n'abadayimoni, wajya kubona ukabona yananiranwe n'uwo bashakanye, wajya kubona ukabona afite ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko ubu bwami bwo, icyo gihugu kiratangaje. Uwo mwami azaba ari umwami w'amahoro. Ubwami bwe buzaba ari ubw'amahoro, haba inyuma n'imbere. Inyuma n'imbere mu mitima y'abantu bazaba bafite amahoro. Utse kwa ngayo twamaze kuyasogongeraho, ayo tugomba no kuyatunga mu gihe bukiri no mwibanga. Hanyuma rero wenda ikindi nshaka kuvuga gikomeye cyane, nuko ubu bwami buzaba ari ubw'iteka ryose. Haleluya. Mana ishimwe. Buzaba ari ubw'iteka ryose, ntibuzagira iherezo. Ibyo bishatse kuvuga ngo natwe rero ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzongera kuvuga ngo nta myaka 100. Niko abantu muri iki gihe terime bakora ngo nta myaka 100. Ariko noneho imyaka 100 izarenga, 1000 irenge, miliyoni irenge, miliyari, n'ubw'iteka ryose. Turashimira Imana rero yaduteguriye ubwo bwami, kandi turifuza ko ubwami bwe buza ku mugaragaro. Turabutegereje, turaburindiriye. Abamwemeye bose, abizeye izina rye, turamutegereje, turamurindiriye. Hari abaririmbyi buzuye umwuka, bararirimba ngo turagutegereje. Ntago nyizi neza, ariko haraho bavuze ngo mbe mwami ni ryari, mbe mwami ni ryari, mbe mwami ni ryari igihe uzagarukira. Abantu baramukumbuye, abizera baramukumbuye, abamwemeye baramukumbuye. Ndarangiza ndasoza
ngira inama abantu bataremera kumwakira, nimumwemerere, ni umunyembabazi. Icyamuzanye ni ukutubabarira, cyamuzanye ni ukudukuraho ibyaha, cyamuzanye ni ukudukuraho ingeso mbi. Abamwemeye bose arabababarira, akabeza, akabatunganya, akabagirira neza, yarangiza akabakubita avanse y'amahoro. Mu gihe cyose bazaba bari hano mu isi, mu gihe cyose bazaba bategereje ko ubwami bwe bujya ku mugaragaro, yabahaye amahoro. Kuko amaze kuzuka nicyo kintu yahise aha abigishwa be, abasanze mu nzu bakinze, yaravuze ngo amahoro nabe muri mwe. Ayo mahoro tugomba kuyagira, twaba turi mu bigeragezo, twaba turwaye, twaba dushonje, twaba twambaye, twaba turi mu ntambara, ariko amahoro yo mu mutima nta kiyasimbura. Ayo mahoro yarayatanze rero. Ariko noneho hari n'igihe rero, icyo gihe ubwo bwami nibujya ku mugaragaro, noneho amahoro azakomeza asakare mu mitima, hanyuma kandi asakare no mu gihugu cyose, cyangwa se mu isi yose. Ni mu isi no mu ijuru. Azabategeka isi n'ijuru. Ntabwo azabategeka isi gusa, nta nubwo azabategeka ijuru gusa, nta nubwo azabategeka Isiraheli gusa, oya, azabategeka isi n'ijuru, azabategeka ibyaremwe byose, ibiboneka n'ibitaboneka, ndetse n'ikuzimu hose, ahantu hose hazabarahe. Imana ishimwe rero. Reka dusoreze aha ngaha dusengera abantu bose bumva biyemeje kumwakira. Ngira ngo babwiye ko ubu igikorwa kirimo gukorwa ubu ngubu, impamvu ataragaruka kugira ngo aze kwima ingoma ye ku mugaragaro, impamvu nta yindi, nuko ategereje, arindiriye ko abantu bihana. Niko yabivuze Paulo, aravuga ngo Imana ntishaka ko hagira n'umwe, ni Petero wabivuze, ngo Imana ntishaka ko hari n'umwe urimbuka, ngo ahubwo ngo ishaka ko bose bihana bakamenya ukuri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda ndetse kuvuga ngo ariko ngo igihe ngo abantu bavugiye ngo azaza, ngo imyaka ikaba ishize ari 2000, ngo ubwo ngo kuki ataje. Reka da, ntabwo ari uko yabyibagiwe, nta nubwo yakererewe, ahubwo atwihanganira, adashaka ko hari n'umwe uzarimbuka, kuko batazamwemera bo bazarimbuka. Ariko kandi ntabwo abishaka, arifuza ko abantu bemera bakamwakira, bakemera bakareka ubwami bwa Satani bakabusezerera, ubundi bakagenda mu murongo mwiza w'agakiza. Imana ishimwe rero. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen.